Tangira kwitegura namanukanye ibikoresho ndi kwitegura ndi kureba impumeko uri mu mujyi wa Musanze ndimo nzenguruka amakaritsiye ndimo nitegereza neza nageze muri stade njya gucunga ikibuga ndakireba mbone bimeze fresh ndimo birumvikana iyo ufite umuntu muhanganye cyangwa se adversaire ugomba no gukura n'amakuru ye ubwo rero gukura amakuru ye nayo nayakuruye afite imbaraga ndahazi igisigaye no gukansoringa naho ngewe icyo nize kuri Bruce Melody umuryango muramizi ni umubaya ni muntu mubaya kuri stage azakora ibye maze natwe nk'abafana dukora ibyacu nuko ko nakubwiye twiteguye kabisa yego amakuru akawusese umse ntabwo wamufite by'umwihariko team 001 amakuru nakabuse buriya mu bari gutegura mu bafana mu bari gutegura ibyerekenye n'abafana byo kwa Debeni fitemo maneko zanjye ebyiri ubwo tuntu twose bari gutegura abafana ba Debeni mbarabure ko mbizi kandi ahangani muri ni kumbehe yanjye nukuri kwimana ndagasinzira ndyamye ku munsi w'ejo harya baravuze ngo umukara uzivangura n'umweru ariko Melody cyo namukundi yaravuze ngo nituna bigiye kwitandukanya tuzongera tubivange yego ndikumwe kandi n'uwitwa Damuru Habihirwe n'umujene nawe utuye mu karere ka Musanze ariko ngo ni Team Tiger bivuze ko ari umufana wa Ben we witeze iki kuri Ben mwateguye iki abafana ba Ben bahani Musanze Yes murakoze cyane nkuko mubyumvishe nitwa Habihirwe Jean d'Amour jeno hano mu mujyi wa Musanze ikintu twiteguye cyambere twebwe twiteguye umuntu mukuru mu gakino n'umuntu uzi ibintu n'umuntu twafanye nge nakuze numva The Ben ndamuzi cyane n'umuntu uri gukora ibintu atari gushakisha ni ibintu Bruce Melody mwese muramuzi n'umuntu utangiye vuba cyane n'umwana mbega mu muziki mbega The Ben n'umuntu ahaje kandi nawe yiwe ngo ni mukumbeho ya pirate ariko natwe abafana ba Team Tiger turahari cyane kandi duhagaze bwuma turi kwitegura izo maneko pirate ndagira ngubwire ko twamaze kuzikabuta natwe twamaze kuzita mu kagozi ubungu bicyo witeze cyo ukibagirwe rwose ibyo bakubwiye it's our plan